Ikaze nano rero karibu mbaha ikaze ku ijambo ry'umwimerere Germain Muhirwa. Namwe kandi muri kuri Rwanda ikaze turebere hamwe ubuhanuzi. Shalom Bashem Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov Muhirwa ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu Elohim lilhot hayom. Tugiye kureba uyu munsi tugiye kureba ubuhanuzi. Ubuhanuzi buravuze ubuhuha hirya no hino, yaba mu isi yose, kuri Afrika, mu Burayi, muri Amerika. Ibiri kuba hirya no hino biri kugenda bisatira bwa buhanuzi bw'inkoni ebyiri abantu batajya bumva, batajya bavuga, bakabyita ubundi buhanuzi. Ariko n'ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri yudo uri muri Amerika, birabura ari muri Amerika bagomba guhura n'ubundi bwoko 10 bwaburiye muri Afrika, bagakora inkoni imwe mu kuboko k'Uwiteka Imana yacu. Mbasuze rero mu izina ry'Uwiteka Imana yacu, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo na Muhirwa, Imana yanjye, Imana yawe, Imana yacu twese. Nkuko mubwiye tugiye kureba ubuhanuzi. Ubuhanuzi bumaze iminsi buvuze ubuhuha hirya no hino, buri kugenda busimbuka impapuro za Bibiliya buza hanze. Ubuhanuzi buri kuza hanze rero, reka ngiye nkwibutse ko nge ntago ndi umuhanuzi, nta nari nzigira nihita umuhanuzi, kuko nzi kwita umuhanuzi cyangwa kwita umuhanuzi icyari cyo bisobanuye bisiguye nkuko abarundi babivuga. Nge rero ntago uzabona na rimwe nihita umuhanuzi. Niyo mpamvu abita abahanuzi sinzi aho babikura. Kubera iki ashobora kwita umuhanuzi? Nuko nzi ko iyo uri umuhanuzi ubavuganye n'Imana direct, nkuko yavuganaga na ba Mose, ikavugana na ba Eliya, ikavugana na ba Ezekiel, ba Daniel, uko Imana yabavugishaga direct, nta bindi bintu dusomye cyangwa ibyiyumviro. Ndimo umuhanuzi. Ubuhanuzi rero uyu munsi nibo tugiye kuganiraho, nkwereke impamvu muri no minsi ubuhanuzi nubwo abantu benshi babwima amatwi, ariko bugomba gusohora bugasoza. Twe dukora isesengura, urasesengura ugatanga ubutumwa wahawe kubera nyurabwenge Imana yaguhaye, ukabisesengura, cyangwa se n'ubutumwa wahawe ukabutanga uko ubibona, uko wabyeretswe. Ariko kwerekwa no kuvugishwa n'Imana ni ibintu bibiri bihabanye. Imana ishobora kuguhishurira ibintu, ayo mpamvu nakubwiye ngo ushobora kugira ubwenge bwinshi cyane, ariko ya myumvire iri hasi. Nakweretse rwa rugero rw'imyumvire, urugero rwa roho, byose barabibonye. Abantu benshi barakibereye hano aho twese twamye turi, mu gihe batagomba kwibagirwa ko inyurabwenge izamukagera muri plafo, ahubwo bo barakibereye hano baracyatira amagambo gusa. Ntagutindiye rero, bantu kandi aho like twinjire kugira ngo ubutumwa bugere mu bantu benshi cyane, kuko iyo witegereje abantu, imitekerereze y'abantu, ukareba ubuzima babayemo, birababaje, biteye agahinda. Ugira umuntu inama, wajya inama ngo urarwanya umuntu. Ugira umuntu inama ngo no, wivuga ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo hari video nzakoraho yerekana roho y'Uwiteka uko imeze. Urebe n'abantu aho bari, abantu bose bari mu buyobe, bari mu mwijima. Ariko uyu munsi reka dukore ku buhanuzi. Ubuhanuzi rero, ubuhanuzi bumaze iminsi buca ibintu bigacika, buvuze ubuhuha hirya no hino, kubera ko buryo ubuhanuzi benshi nubwo bavuga ubuhanuzi bwo muri Bibiliya ubwanditse tuzi buzasoza uko babusobanura, n'abandi bita abahanuzi bateye, yaba binyoma, yaba abafata ibindi bumvise ahandi bakabizana, byose bikaza, ariko noneho bihuriza ku buhanuzi. Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi nyabuhanuzi buri hafi gusohora, buri kuza, burimo buraza. Katubirebe rero ubuhanuzi hano, turebe ubuhanuzi ni iki. Reka nze nkwereke, dusobanukirwe rero. Iyo tuvuze ubuhanuzi hano, ubuhanuzi rimwe, iyo tuvuze ubuhanuzi ni iki? Ubuhanuzi ni ubwiza bw'Uwiteka buba bugomba kwigaragaza, bukagendana n'intsinzi, byose kugira ngo bigaragare amaso y'umuntu. Ubwiza bw'Uwiteka bwigaragaze ko Imana ari bikoze, Imana itsinde. Ni ukuvuga ngo ubwiza bw'Uwiteka n'intsinzi biragendana akaboko kandi. Niyo mpamvu rero iyi ntsinzi iba nk'umushinga w'Uwiteka, kane hano biba umushinga w'Uwiteka. Imana igaha umuntu ububasha n'imbaraga zo gutanga ubwo butumwa. 5
ububasha. 6 ukaba umunyabutumwa. Rero ubwo butumwa nibwo Imana iguha kugira ngo bugeze ku bantu. Ubwo butumwa rero ntabwo bushobora kuza burya gusa, kuko buhura n'ibyo twita imbogamizi, ariko intambamyi. Abashingana bene wacu niko bavuga intambamyi, habamo intambamyi. Kubera ko Imana ibikubwira ngo ubwo butumwa ugende ububwire isi yose, ntabwo biba byoroshye. Tuzi ko bitaba byoroshye, abantu barakurwanya, za namabyi navuze, ariko Imana ikakubwira ngo gira umuhate ubwo butumwa bwanjye ugende ubutangaze, bukwirakwire hose. Kubera iki? Bagomba gukwirakwira hose kuko buba bufite ukuri. Uba ari ukuri wahawe n'Uwiteka, ariko noneho Uwiteka akomeza kubwira ngo bikore kugira ngo bisohore. No kuvuga ngo iyo uzi neza ko Uwiteka arabikubwiye, byanze bikunze birasohora, kuko Imana iguha ubwenge. Byanze bikunze Imana iguha ubwenge 14 hano bwo gusoza ibyo yagutumye. Kubera iki? Uba wabyeretswe nawe ukizera, nubwo uhura n'imbogamizi, intambamyi. 15 uba wabyeretswe ukemera, rero ukavuga uti ngewe ngiye gutanga ubutumwa bw'Uwiteka kuko Imana ariyo yantumye. Ubwo butumwa rero kugira ngo burangire, intsinzi igaragare, n'iki? Bugomba gusozwa no gukora ugushaka k'Uwiteka, kujya mu nzira z'Uwiteka, ariko gukiranuka rero iyo abantu bakiranutse, ubutumwa bubagezeho, nibwo umugambi w'Uwiteka ubusoje. Bari abantu rero bazi bavuga ngo n'abahanuzi, bakavuga ibintu abantu bakabatera amabuye, ntago babazi aho byaturutse. Imana hano irakubwira ngo bikore kubera ko biba byavuye ku isoko. Ngibeho biba byavuye ku isoko y'ubwiza bw'Uwiteka, aribwo bwa buhanuzi Imana iba yaguhaye, bugahinduka intsinzi, kuko ubwo buhanuzi bugumaho igihe ntikibugenga, igihe ntabwo kibutangira, kuko ubuhanuzi buzahoraho ibisekuruza n'ibisekuruza, ibihe n'ibihe byose. Ubuhanuzi nibwo ujya wumva ukumva ubuhanuzi bwa kera burongeye burisubiye, kubera ko Imana ariyo yabivuze, kuko butagengwa n'igihe, bubaho ibihe byose, bugahoraho. Abantu ntibige amateka akisubiramo aribyo byavuyemo ngo amateka yisubiramo. Ubwo nibwo ubuhanuzi rero. None umuntu yise umuhanuzi, ujye umureba uvugutse ibintu byose arabyujuje, nubona byujuje, noneho nibwo bavuga ngo ni umuhanuzi. Kandi aho like rero kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Naho butaha nzayambagezaho inkuru nk'izi kugira ngo zibashimishe, twese twige, tuve buzimu tujye umuntu, tuve mu iyozabwonko twakorewe niba ari n'iyozabwenge, kugira ngo tube abantu. Shalom, toda haba, tov meyo.